nkukeneye cyane shaka umwanya duhure hari akantu ushaka ko tuganiraho yego sawa duhurire hahandi dusanzwe duhurira yego undi nta kibazo ndaje nta kibazo ndaje turashize none none se kuko ndi kubona wamamagaye iki yego ndagushakaga nyine hari ibintu ushaka ko tuganira wanshakaga ibiki washaka kumbwira ko ndi kubona umamagaje muri iki gihe cy'igicuku kingana gutya ngubu ni igitumye umamagara nyine muri bya bindi twakoze bya bindi biki narinje kukubwira yuko byabyaye umusaruro none sabonaga yuko turabikora nta musaruro birabyara ko none ndume ibiki se twakoze hari amasambu se twaguze akaba yatangiye kubyazwa umusaruro ntabwo ndi kumva ibintu uri kuvugana n'ubu urumbwire ndimo ndanihuta ariko abahungu b'iki gihe mwabihararutswe ubu ngubu naguze ibintu twakoze nyine igihe tugira waneye inda kibaye ikigoryi noneho kareka nta mu muryango wacu uvuga ibintu ariko urasetsa ubu uranyihakanye uranyigaramye ukuntu waje uvuga ati ndapfuye ati mbabarira nasoni nubwo rukundo yambwiraga rubembye nk'umwembe aka kanya nibwo rubembye nasoni henza make ngiye nkutera inda se inda twahuye nimugoroba mpita nkutera inda mukanya duhuye mu gitondo nibwo uri kuvuga nkuteye inda ntabwo umpamagaye mu gitondo ngo mba ariho nza inze duhure none mise nkutera inda rero tuvuga ibintu nzi ngiye ntabwo naguteye mana noneho ndabigenza ute koko reka nginginge numve yuko cyacuruka ariko siko nduzi gifite uburakari ubu ngubu ndabigenza ariko ni ikigome pe umva banze ndaba mbonye isomo ahubwo gira umbwire nanigendere ndimo ndabona urantinza kuko ibintu aho kuri kuvuga ndikumva bitaneyekeranye rero byo kumwa unatenda umuntu w'umwana asatenda umuntu w'umwana ntabwo yatenda ahubwo gira vuba unambwire cyane niba nta kintu kumbwira nge umbwire nanigendere uko ushaka kusezera se uruzi umwana azaba uwawe ntagusezera se nyine urumva ibyo bintu kumbwira aho byerekeye umuryango wacu nta muntu n'umwe wagiye gutera inda ibyo ngibyo uri kuvuga ngo batera amada no kuba barambyaye sinzi iyo bankuye ntabwo ngiye mu muryango wacu tugiye dutera cyangwa se mbwira n'uwo mwana ngufashe gushaka se nta kibazo ntanagushakira se buriya tukajya ku ikaritsiye tugashaka se akaba yazamugutungira kuko ngewe ibyo bintu ntabwo bishoboka ntabwo nshobora kwemera inda ntatenge gusa nta nubwo nagumya kugutererana reka nze nkurangire nge ikintu nakurangira niba kuko iyo nda wiyumvamo kuyifite ushobora kuba wanahaza urimo urabeshya reka abakobwa barigigisha ushobora kuba wanahaza uri kubeshya ngo ufite inda kandi ntayo ufite reka nkurangira aho ku muti wowe genda uyikuremo uramenyera akantu ni kabiri unyereze iyo nda ayikuremo ese ubundi uwo mwana uri kumubyara kuri iki gihe reba ahandi byari imikino uri kumubyara ngo azamara iki bana babaye ibyatsi kuzana n'abandi n'ababyeyi babuze icyo baha abana babo kuramo cyangwa se nyine gusa sinabura no kugira akantu nkugirira reka nguhe zino nkweto wenda ntabwo nabura kugira ikintu musigira nyine nk'umuntu wari witabaje umubwira ko utwite byibuze umwana nyine azakira nyine avuze ngo gukuramo inda none ukumva bitagwaje ibi bikweto ni tuba tubazi ubusa inda yaba ari yanyu ukanga inkweto zasi inda yaba ari bikweto oyasi uruhinja tuba tubazi muba mwigisha twarabamenye muba mushaka kuturambikaho inda zanyu ngo muzishyira ku muntu wese mubonye ubusa inda yaba ari njye ukaba uri kwanga gufata inkweto za sera mujye mureka twaraba umwana mwiza urebe yuko nyanga ariko si bito bimeze gutya nibyo uruhinja rwakamba Kihore nabyo narimbi kugiriye kuko papa ari umubyeyi utagira ngo n'ubundi nari kuziguhera ubuntu pire kugira ngo uko je nshatse nanagenda nishatse nanigendera kuko n'ubundi ndi kubona bagumye kugora nese nkufashe iki ku mwana atari uwanjye ibyo byibagirwe tu sheri nyine genda nagiye nako igendere nyine nubwo ntengushe kuba waratwaye induta nambwiye nabyo ni ibintu biba bigoye sawa sheri sandagiye nyine ariko se ko uragiye nagenda se genda sawa gera yaho uko genda
byarakaze rwose ni igihugu uriya sawa ye wagira ngo ndi tujye kureba ko ari awe kuri hano se byagenze ute mbwira wirira mbwira hoya shaho mbwira baguteye inda ngo nyine none se ubwo baguteye inda koko reba nka mama wawe ukuntu ameze nta bushobozi koko abwari kugutererana kugira ngo bigende ute kwera shahu urabivuga urabizi sha yarashutse nyine uwo muhungu naramukundaga akajya ambwira ukuntu ankunda shahu none birangira neza yo mbega umugome none se basi warabimubwiye shahu aka kanya tuvugana niyo mpamvu muri kusanga ndikurira nibwo anyihakanye ngo iyo nda ninyikuremo ngo iwabo ngo nta muntu ujya utera inda yego ko mama none se byiyuze mama w'uwo musore arabizi hoya shahu se yabimenya gute ntabyazi none se wagiye kubimubwira basi ukumva ko we naba umubyeyi mwiza ko hari ubwo aragufasha ubwo se ubwo ariko muramerekeza yego ko mama reka tugende ariko se vava ubu twagenda twese mu rugo rw'umuntu koko oya reka agende wenyine agenda avuga ukuntu ikibazo cye kimeze ariko uzi ko ari byo awe igenda urebe ko wagerayo uganiriza uwo mubyeyi urebe ko hari ikintu yagufasha sibyo ndabashimiye ko bw'inama mungiriye nanjye reka ngerayo ndebe yuko nyine hari ikintu afasha Gerayo. nawe sawa Yego. cyagenda ni ukuri komeze kwihangana nyine kuko se ariko bigenda none se mu buzima uko ariko bigenda nabigenzana reka banze zino nama bangiriye arizo reka nzikurikize njye iwabo ababyeyi nta nubwo bagira amahane wenda we arantega amatwi wasanga yarabyaye isasu ry'umuhungu ndabona nta kibazo gihari kanitegure ndebe ibyo nteka nirira uriya muntu uri kubona uza hano se ni wowe ko ari ubwa mbere mubonye kandi ndebe ko ari kuza hano ataba agiye hano ruguru ku muturanyi mbonye mama uriya se si we ma komera mama yego ngo bite byawe se ko ari ubwa mbere uri kubona mubonye hano muri izi nzira birashoboka ni ubwa mbere pe none se niba ari ubwa mbere hano uje kuhakora iki nyine se urimo uravuga ibiki vuga ibikuzanye hano ndi kwigenzana kujya gushaka ibyo nteka nyine umuhungu wawe yaneye inda ugize ngo iki ngo umuhungu wanjye uramubeshyira wamuko uba wirwana biriya birara byara hirya wirirwa uzubeshyira umuhungu wanjye aritonda ndamuzi bibeshyira umuhungu wanjye ariko se uhereye ko umbwira yuko nirirwana n'ibirara koko uruzi ndi umukobwa wirirwana n'ibirara nawe ufatikanyije n'umuhungu wawe utagendana n'ibirara se bagiye kugutera inda utiyandaritse nta soni ugira uzi ko wajya ukayikuramo se ibirirwa bazikuramo ngizo nakuyemo urazizi uzi ko nta soni ugira mwihanga wawe yanteye inda ibyo se barabirya ariko abamama bari abakera pe nawe ngo nkureme inda ni bose warazikuyemo ukeka yuko nanjye ndi umwicanyi mama kube waranakuyemo n'icumi cyangwa ibyo nibikureba njye sinaba narakoze icyaha cy'ubusambanyi ngo ngore n'icyaha cyo kwica umuntu uwo mwana ni umuziranenge nta n'icyaha afite uranyumva mwese muranyihakanye njyewe weye umwana nzamurera kandi muzanicuza musanze abaye umuyobozi ukomeye cyangwa akaba na perezida uranyumva genda ukapfa tugasamwa uzave ku musozi iyo muhungu wanjye nayenda ibikorwa by'iki gihe byararindagiye reka nigeze njye gushaka ibyo neza